Hello guys, bafana banjye mumeze neza se? Nanjye meze neza, usibye ko nyine mfite utugripe turi gutuma nakora ikiganiro muri iyi minsi, ariko ndizera ndashidikanya ko mu minsi mike ndaza kuba nongeye nameze neza. ndimo ndakora script y'ikiganiro ku mateka, ariko by'umwihariko ndi gukora ku mateka ya Kacamen. Uyu nguyu muri kureba hano, uyu nguyu rero niwe ndimo ndakoraho amateka. Uyu nguyu muramuzi, ni umwana nyine wakoze amateka cyane cyane muri comedy, muri sketch, by'umwihariko muri 2017-2018. Kacamen, niba warajyaga ukurikirana ibijyanye na entertainment, ndumva Kacamen waba umuzi. Ni umwana rero waje gukora ibintu bisa nkaho bitangaje bitewe n'imivugire ye, kuvuga kandi agakoresha n'amagambo asetse. Ibyo ngibyo byatumye akundwa, ariko reka mbere na mbere nkubwiye ko Kacamen yaje kwitaba Imana. Bivugwa ko yitabye Imana azize malariya, ariko se we ntabwo yabyemezaga neza. Yavugaga yuko malariya atari yamwishe, ariko nawe ntiyasobanura icyamwishe, kuko yavugaga yuko ashobora kuba yarahawe ibintu bitari byiza, bamuhumanyije bikarangira yitabye Imana. Rero muraba mwihanganye muri iyi minsi, ntabwo ndi gukora ibiganiro. Urumva ko ijwi si ryiza, kwicara kuri mikoro ijwi ritaramera neza, nicyo cyatumye mba nk'umucecetseho gatoya, ariko mbararikira yuko iki kiganiro nicyo ngiye kubagezaho, babwire ku mateka ya Kacamen. Murabizi hano ni kuri The Fame History, twivugira amateka y'abasitari, amateka y'ibyamamare. Ni hano ugenda uyasanga. Mu by'ukuri iyi channel yacu ivugira entertainment, ariko by'umwihariko amateka nk'uko yitwa Fame History. Reka rero mbabwire ngo mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze kugubwa neza aho muherereye, cyane cyane nk'abantu baherereye mu majyepfo y'u Rwanda, abantu baherereye mu karere ka Gisagara, abantu baherereye mu karere ka Huye, cyane cyane nyine baherereye mu majyepfo. Mwese reka mbabwire ngo kuri the chapeau ku bantu mwakaze subscribe, rwose ni by'agaciro. Imana ikomeze kubambera umugisha. Ntabwo nakwibagirwa rero abantu bareba ibiganiro byacu barangiza bakadusigira comments, namwe muri ab'agaciro kabisa. Imana ikomeze kubaha buri kimwe cyose mwifuza, amafaranga, ubuzima bwiza aribwo bwa mbere, ukomeze kubibonera ku gihe. So rero nawe uri gutarakanda subscribe kuri iyi channel yacu, nicyo gihe ngo ukande subscribe, unafungura n'inzogera, kugira ngo ikiganiro buri uko tugishyizeho nyuma y'iminota mikeya tugishyizeho, YouTube ihita iguha notification, hanyuma uze urebe ikiganiro cyacu. Wakoze cyane rero kuba wakurikiranye iyi live. Imana ikurinde. God bless.